Burya mu buzima hari igihe ibibazo biturenga bikaducanga tukabibura ibisubizo bya nyabyo byadufasha gutandukana n'ibyo bibazo. Hari inkuru yakwigisha uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo ndetse ubwo buryo bukaba bwagufasha kubikemura neza ukabonera igisubizo kirambye kandi gikwiye. Hariho umwami wayoboraga igihugu cyari ubwami kandi cyari kinini cyane, ariko uyu mwami nta musimbura yagiraga wo kuzamusimbura ku ngoma. Umunsi umwe ubwo yabonaga ageze mu zabukuru, yigiriye inama zo gushaka umuntu wazamusimbura, ariko akabikora mu buryo budasanzwe kugira ngo abashe gushaka umwana usobanutse, ufite ubwenge kandi ushobora gukemura ibibazo by'ibwami nta nkomyi. Bivuze ko yagombaga kuba ari umuhanga kandi ari umuntu utuje, udasamara, udakanganywa n'ibibazo, ndetse ari umuntu bigaragara ko afite ubushobozi bwo kuyobora kandi no kumva abaturage be. Dore uko yabigenje: yubakishije ingoro nziza y'agatangaza, ingoro nziza ibereye ijisho, ibereye no kuyibamo. Yahamagaye abana bose bakiri bato, ni ukuvuga urubyiruko bari mu bwami bwe. Arababwira ati: nshaka gutoranya igikomangoma cy'ibwami, igikomangoma cy'ikamba kizambikwa ikamba kikazasigarana ubwami. Abana bose barateranye, barakorana, bakoranira ibwami ku munsi yari yatanzeho itangazo. Ubwo bose baje kugerageza amahirwe yo kureba ko batoranywamo igikomangoma. Ubwo bari bahageze yarabafashe abajyana kuri ya ngoro. Kuri ya ngoro hari urugi rwari rufite pazo. Pazo ni nk'umukino umuntu agenda ahitamo ikintu bindi byuzuzanya kugira ngo abashe gufungura cyangwa gukemura ikintu runaka. Ariko kuri iyi pazo kwari kuyisobanura kugira ngo ubashe kwinjira uzahuza utuntu kugira ngo urugi rufunguke. Maze yarababwiye ati: umuntu arabasha gusobanura iriya pazo iri ku rugi rukamufungukira rwose, arabasha kwinjira, kandi niwe ndabampisemo, araba yinjiye ibwami, niwe ndabampisemo akazansimbura, akaba igikomangoma cy'ikamba. Abasore bose babonye ko ari ibintu byoroshye, batangira kugerageza. Hatangira uwa mbere, hakurikiraho uwa kabiri, uwa gatatu, uw'ijana, uw'igihumbi, bose bagerageza biranga. Umunsi waririwe, undi urataha, bose bananirwa. Ubwo hari hageze ku mugoroba baratashye, bagaruka no mu gitondo, barakomeza kugerageza ariko biranga. Icyo cyiciro cyose cyarananiwe, urugi rwanga gufunguka, rubabera ibamba. Abahanga baragerageza, abitwaga intiti muri ubwo bwami bose baragerageza, ariko urugi rwanze gufunguka. Bongeye gukora irindi rushanwa, ubwo haza abandi batandukanye, ariko nabo mu nsisiro zari zikikije ubwami baratumirwa. Bageze ibwami nabo babahaye rya hurizo ryo gufungura urugi nyuma yo gusobanura pazo yari kuri urwo rugi. Urwo rugi rukaba rwarekezaga mu ngoro y'agatangaza yari yarubakishijwe. Baragerageje nabo barakomeza biranga rwose, bose baragerageza biranga. Haje gusigara abasore batatu bonyine. Babiri bari abo mu nsisiro zari zikikije ubwami, ariko undi mwana umwe wari usigaye yari mu nsisiro ubwami bwari burimo. Ubwo babiri baregereye urugi baragerageza, ariko umwami mu kwitegereza abona wa musore aratuje kandi ari yicariye kandi ari usigaye, nta panike afite, nta bwoba, bigaragara ko rwose ari umuntu ufite umutuzo. Umwami yaramwegereye aramubaza ati: niko musore, ko mbona utuje, utajya kugerageza nk'abandi, urebe ko watsinda ukazegukana ikamba ndetse ukaba n'igikomangoma? Umusore yasubije umwami ati: nyagasani, nanjye rwose naje kugerageza, ariko naretse ngo nze kugerageza nyuma y'abandi bamaze kunanirwa, nanjye ndagenda ngerageze. Ubwo wa musore nawe abandi bamaze kunanirwa agerwaho, aragenda yegera rwa rugi, ararwegera neza maze ararusunika. Urugi rurafunguka nta nkomyi, nta n'ikibazo rwose, bitanamusabye n'imbaraga nyinshi. Ubwo abantu bose bari aho baratunguwe, batungurwa no kubona urugi rufungutse kandi rwari rwarananiye abantu benshi bagerageje, b'abasore b'abahanga b'intiti bafite imbaraga n'abandi batandukanye, ariko umusore umwe wari usigaye wa nyuma, umusore utuje utagira imbaraga nyinshi bigaragara, umusore w'ivu ruto, abashije kuhafungura nta mbaraga bimusabye kandi bitanagaragara, atanazwi nk'umuntu w'umunyabwenge muri ubwo bwami.
ubwo bamubajije ibanga yakoresheje kugira ngo abashe gusobanura iyo puzzle yari ku rugi. Yarababwiye ati nakomeje kwitegereza, ati ariko nahisemo kugerageza nyuma y'abandi kugira nabanje kugira ngo manze kwitegereza neza. Ati naje kubona ko bishoboka cyane ko uru rugi rushobora kuba iyi puzzle ntaho ihuriye no gufungura umuryango w'uru rugi, we ikaba yarashyizweho kugira ngo ijijishe, ituma umuntu abasha kuyihugiraho ntatekereze neza ngo arebe ko byose bishoboka ko uru rugi nta n'ipuzzle rugira. Ati rero nakomeje kwitegereza, naje kubona ko iyi puzzle atari iy'ukuri. Ati niyo mpamvu nasunitse rwose nenze neza ko uru rugi rufunguye. Ubwo ngubwo umwami yarumiwe aranatangara cyane, atangazwa n'ubuhanga n'ubwenge bw'uyu musore arimo yari afite bwo kwitegereza ibintu runaka bimukikije, akaza kubibyaza ikintu runaka kimufitiye akamaro kandi gituma atera intambwe irenze y'abandi. Umwami yaramwishimiye cyane, amwegurira iyo ngoro ndetse amwegurira n'ikamba, n'abantu bari aho rwose batangajwe n'ubwenge bw'uwo musore, ubwenge bwo kwitegereza, bwo guhuzahuza ibintu maze bakabibyaza ikindi kintu gifite akamaro mu buzima bwe, cyanatumye abasha gutsindira ibwami. Burya mu buzima ntihajya haburamo ibibazo bitandukanye. Bya bibazo biza tugomba kubishakira ibisubizo no kubikemura. Rimwe na rimwe tukabashakira ibisubizo bikaboneka, byanaboneka ugasanga cya gisubizo wabonye si cyo cyari gikwiye, cyangwa kikakubera icyago, cyangwa kikaba cyakubyarira ibindi bibazo. Gutuza ntukangarazwe n'uburemere bw'ikibazo bituma ubasha kubona igisubizo cyiza, igisubizo kibereye kandi igisubizo kinoze. Ubuzima burya busaba kwitonda, gutuza, kudahora umutima uhagaze, kandi no kudahozunguzwa no kudahora muri muzunga hagati kari mu muyaga. Iyo wicaye rero nyuma yo kubona igisubizo cy'ikintu runaka, nyuma yo kubura igisubizo cy'ikintu runaka, hari igihe usanga byari bikwiye kutuza kandi no kugera ku gisubizo kubona byoroshye bitewe n'uburyo wahisemo. Mu gihe cyose ufite igisubizo, mu gihe cyose ufite ikikugoye, cyaba ikibazo cyangwa ikindi kintu cyose, jya wicara utuze maze ufate umwanzuro udahumbukiwe, umwanzuro watekerejeho, umwanzuro wumva ko ukwiye. Ibyo bizagufasha kwirinda guhubuka no gufata imyanzuro idakwiye ishobora kubyara ibindi bibazo. Burya mu buzima si ngombwa ko uhora ujagaraye, si ngombwa ko uhora ujagarajwe n'ibintu runaka, ahubwo ugerageza gushaka umutuzo. No mu gihe abandi babona ko umutuzo atari ngombwa, ujye ubona ko umutuzo buri gihe cyose ari ngombwa, kuko burya kutuza bituma ufata imyanzuro ihamye kandi ifatika, bigatuma ubwonko bukora neza kandi bukabasha no gufata ya myanzuro ifite akamaro, itazateza n'ibyago nyuma. Ukeneye inkuru zitandukanye zivuga ku buzima, uburyo wavugurura n'ibindi bitandukanye by'uburyo wahindura ubuzima bwawe ukaba bwiza, ndetse ukanadufasha no guhindura ubuzima bwa benshi, kanda subscribe ndetse wanakanda kuri share, sangiza abandi inkuru zacu maze ukangurire n'abandi gusura channel yacu ya Kanguka Rwanda, maze baryoherwe n'inkuru zacu n'ibiganiro byacu.